rwize rufite na skills formation yaba y'amezi 6 kugira ngo ujye mu rwego rw'iperereza kandi ngiye nkavuga ngo aho kugira ngo uvuge ngo urabagabanya none se ahubwo ko biza gusaba kubongera amahubwo ukavuga uyu muntu tumufashe kuko n'umukristo wacu yuzuye umwuka wera uribuka bajya gufata abadiyakoni baravuze ngo mushaka abagabo b'abanyabwenge b'abahanga yego hariya dukeneye abagabo b'abanyabwenge b'abahanga ntabwo bavuze ngo umuhamagara iri jambo muri shakemo neza niyo muhamagaro tuzadushwana ibintu kandi umunyamuhamagara oya bajya gushaka abadiyakoni ntabwo bavuze ngo mushake ngo abagabo b'umuhamagaro baravuze ngo mushake abagabo b'abahanga b'abanyabwenge bari mu mwuka w'Imana nka cyagiye Yosefu yavuga ngo bashake abantu muri Egiputa yavuze abahanga abanyabwenge bari mu mwuka w'Imana hari rero RGB ari gushaka umuhanga umunyabwenge uri mu mwuka w'Imana kubera iki iri kubona harimo ikibazo kigomba gushakira gukemuka none yarangije intumwa zibwira aba Kristo abo zayoboraga kuko ngo abagore babagira icyo bari kurekarama bari bafite intambara hagati muri bo ariko ntibazijyanye ribu bazijyanye hagati ku ntumwa baraga ati twebwe iyo tuje gutahuza tuje kugabuza ko basangiriraga hamwe bagurishaga ibyabo bagasangirira hamwe hagatahura rero abayuda batangira gutahura twatutse utigahita izamo tayari reka biriya bibazo bafite byabaga ikorino byose uko bibona buri ADEPR ishyiramo bihwanye korino wigendere nukuvuga ngo biriya bibazo bafite byahoze rero bagenda basoma urwandiko rw'abikorino barebe neza noneho intumwa ziravuga ati abapfakazi bagira icyo kwango mwebwe intumwa mutahuye byabasawa turabizi ni mwabogamo aha bati none rero twe ntago twahagarika kubwiriza ijambo ry'Imana no gusenga no kwiga ijambo ry'Imana ko bakoraga ibintu bitatu ari byo abakozi b'Imana b'uyu munsi ba full time badakora basomaga full time bagasenga full time bakigisha full time donc iyo batari gukora kimwe muri ibyo bitatu bavuga ari gukora ikindi noneho barangije baravuga ngo ntabwo ibyo twabireka ngo tuze kugabura no gutahura bati mushaka abagabo b'abahanga mushaka abagabo b'abanyabwenge mushaka abagabo buzuye umwuka w'Imana harimo na Stefano yego n'abandi 6 bari barindwi noneho kandi ngo binyangamugayo none icyo neshatse kukubwirira ngo uko niko bagomba kubaka ayo matsinda iperereza bagakora timu iperereza wenda nk'urugero ADEPR yose kabifite abantu bashinzwe iperereza muri ADEPR bafite umva n'amategeko abagenga bafite ofisi yabo kandi reka nkubwire bakoherereza hamagara ugatitira kurenza utumijwe na Isaïe ubwe kuko autorité bafite nese urugero umuhamagara uri ministre wagira natitira nko ribu yampamagara weze ministre urangira ute wori umuyobozi yego uranyima icyangombwa uri bunyime ariko ribu yo niyo isinya ngo funga yavuzwe ni president wagufunze byaba ari ikibazo so nubango n'ubwenge bwa kiyobozi na Machiavelli arabivuga umuyobozi wo hejuru si byiza ko imyanzuro nk'iyo ngiyo ariko uziko bajya babanga umwami nica yica rubanda hari inkingi iba mu rukare iyo uyikozo yitwa inkingi y'imbabazi ni umwami yabaga yicaye ni inkingi iri hagati neza neza ujya kwinjira muri iriya nzu y'umwami iyo waze gukayikoraho ntiwabaga ugipfuye niyo wari kuba bagambaniye igihugu kuko nyine yitwa inkingi y'imbabazi ni umwami yabaga ari nyine noneho rero hari abagabo rero bitwa ibisumizi iyo wazaga bagucirirwa gupfa ugashaka kuyikoraho baragupitaga icumu gahita urangira ariko iyo wazaga nawe ukakundagurana nawe ukabakubita hirya ukabakubita amajido nawe urumva waga ugiye gupfa nawe ushoboye ukamunangura barakurwanyaga ariko iyo wakoraga kuri iyi nkingi wari kukwica niwe wapfaga ahubwo yitwaye inkingi y'imbabazi ubwo aba ari ubwenge bwa kiyobozi bwashyizweho bwizwe bukora mu matorero bugakora muri leta tumurongo waho wa 13 kugera 17 ngo ntabwo mvuze ngo wowe niwe ariko ibyo akora yahanzweho nabo ariko Paulo yavuga ati sinjuriho nabambangwe na Kristo ko ndiho ariko sinjuriho ni Kristo wo muri nge nibyo nkora byose mbikoreshwa nawe rero nuko ngoko aho ngaho Paulo yavuze ashyiramo Kristo kuraho ushyireho abazimu asuriya mu nta muntu wakangara kwandika ibaruwa ivuga ngo ndaguciye ngo uvuge ngo aracyari muzima aramuciye ntabwo bibaho aramushugunya reka mfate urugero nta bantu bumvanye kandi bakomakomeye ari Kiliziya Katolika muri Kongo na president wacu avuga ngo Kisekedi ntiyatsinze amatora ubu mukongo mana ajya hariya aba ngo ngo president ngo kuya kuri yo nebe ko ndagusiribanze ko ari niyo Katolika yavuze ngo atsinze uriya konkira manitefa yuro kuki takoze bari wikoze nka kuriya kameme hari protocole ubuyobozi bwose bugira protocole s'il vous plaît
reka gatwiko katinjiza wenda we muri warati nshingiye ko nahamagawe yabyumvise nabi biriya ni nko kwigira kora kandi buriya bakora iteka bagira abajya inyuma yego buriya amaze gukora kiriya kiganiro abantu bamwandikira bati turakwemeye bakanamwereza momo bati natwe tukura inyuma nuko twe tutabivuga ariko komeza umuco komeza cyane ariko uko byamera kose ntago imana yabajya inyuma ntago imana yajya inyuma y'igice kigumuye imana ijya inyuma y'ibintu biri mu murongo muzima byaba bifite n'ukuntu bitameze neza ikazabigorora ariko ntago ijya inyuma y'abigumuye niyo mpamvu Dawidi yanze kwica Sawuli akavuga ati ariko nimba yarambwiye ko nzamusimbura kitamubuze katananiwe kunyerera muri budushe ngapfe ibi n'ibindi kabiri nimba Isaïe yarabengutswe nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonera hamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. reka ntangira ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana wogarutse kubana natwe habwa umugisha n'Imana ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe ugeze kuri iyi cana ari ubwa mbere reka nkubwire ngo nikaze na karibu Imana iguha umugisha kuko uhisemo kuza kubana natwe niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi hari umuntu udukurikiye atameze neza apote hari abantu ubuzima burimo buragora muri iyi minsi tubabwire ngo nibakomere Imana bakomeze ariko icyambere no kugira umutima ukomeye kugwiza imbaraga z'umutima niyo mpamvu iyo dusenze buri gihe ibigeragezo bidakurwaho yego ahubwo ngo hamwe n'ibitugerageza iryo jambo rero rya hamwe n'ibitugerageza n'ijambo rero mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo umwe gutya aravuga ngo kugira ngo tubone uko twiyumanganyana iryo jambo niho hano nyine riri muri Bibiliya kwiyumanganyana ibyishimo ngo hamwe n'ibitugerageza tubone uko twiyumanganyana ibyishimo yego abantu musabwa kwiyumanganya ndabasuje kandi mwiyumanganyana ibyishimo yego apote tangira turagize Imana Uwiteka turagushimye turaguhimbaje kuri mwami mwiza abadukurikiye aho bari ibibagoye ubakomeze uba umutima wo kubyakira kubihagaramo gitwari kubikuramo amasomo yose ashoboka kubisohokanamo izindi mbaraga kugira ngo bazabashe gukora ibikomeye kubera ko ahakomeye niho havamo akoma kandi abantu bacishwe mu bikomeye nibo bamara gukomera bagakora iby'ubutwari nyemerera rero Uwiteka Imana ubane natwe uduhe ubwenge uduhishurire kandi uduhe kubwira abantu ibyakururutsa imitima ibyabakomeza ibyabigisha n'ibyagira impinduka bizana hagati muri bo bikagira icyo bibamarira kimwe cyangwa se ikindi nk'uko we waba wabishatse ntago ari njyewe uriho rero ni Kristo uriho muri njyewe n'ibyo ndi bukore byose biba ari byo kwesha icyubahiro ndetse bifitiye umumaro ubwoko bwawe amen. Apote wari ukomeye nyuma y'amasengesho y'iminsi 7 ya ritura twakomerejeho ay'iminsi 100 ya Ramasabakitani nkakomejeho iminsi 100 twakomerejeho iminsi 100 ya Ramasabakitani ibyo kusengera ni byinshi ibyo umuntu arwana byo ni byinshi cyane ko uko ukomeza kuba hari ibyo utujuje ukomeza gukenera ibimeze nk'ibitangaza cyane buriya Abisirayeli ntago bagombaga kugenda imyaka 40 yari iminsi 40 ariko nkuko bari abanyabwoba ngo Imana yanga ko baca mu gihugu cy'Abafilistiya ngo nubwo ariyo yari inzira y'ubusamo ngo ijye kubacisha ibizigo ku nyanja itukura bantu mukundi bitangaza sha izo nzira kari z'ibizigo areze tugakoresha ubwonko n'amaboko uko ugenda ugira weakness ku bintu bimwe n'ibindi ugenda ukenera ubuntu bw'Imana cyane
so niyo mpamvu rero byo gusengera ni byinshi ukaba kurwanya baba benshi n'amayeri yabo akaba menshi gikomeza kugenda urushaho gukenera ubuntu bw'Imana cyane ariko ni amahoro nta kibazo. Icya mbere Yesu ni umwami, icya kabiri iyo hari ibibazo ejo birarangira, nta kuzamuka kutagira kumanuka. Yego. Umuntu umwe nabonye ahantu byanditse akanda avuga ko ubu ni ubugome, ntago ari gusa n'ubwana bavuga ngo ni joke, ati urikuvuga ngo nta myenda ufite yo kwambara, ati nta naho kuba ufite, ati ibyo bintu ati humura ratani igihe bagufunga, ubwo nyine ugahita ubona imyenda utaguze naho kuba utigeze wishyura. Hagana ibintu ni ubugome. Use iyo humura yishyiriye hirya ngo hari igihe bamufunga akabona imyenda ataguze n'ibyo kurya naho kurara atajya yishyura. Umuntu ni umugome. Nimba n'abantu barakuvuyeho hariya ntago bazakuvaho, nuko yashaka kubyumvikasha ndavuga ibintu biri mu bugome we. Basi nunamubwiye ngo bivuze vekira kahunga karaje, aho ushatse guhita umubwiye uti turavuga se wari wabona. Hari umuntu ukubwira ijambo akumva araguha. Ariko nge ibintu nk'ibyo bijya binkomeza ndi mu kibazo. Biri mu kibazo biragukomeza. Sinigeze kuba testimony ukuntu nyuma y'ibyakinya nagiye ahantu niyishyuriye inzu nsize ni Kigali yishyuye ibyumba nishyuye amezi 2 i Kigali hishyuye ukwezi ntarana, donc narishyuye amezi nsigajemo kumwe ntarana yibamo, nkarara mu muhanda no muri benzi n'abana n'umugore n'ibintu bakabishyira mu muhanda sha. None kandi uvuga ngo abanyamakuru baje bahita batwika mu yandi magambo. Madamu nkunda kumubwira ati urabona ibi ngibi bikaze nyuma y'ibi rero kankubwira ibindi bishobora kwaza kandi noneho bikubye gatatu ibi utuza umutima unezererwe uko uruba ngo ngewe ngurumva ukuruguru kurandya hari utakugira noneho wowe nyine kura kuri icyumweru ukuvure gukira hari utakugira burundu so gasanga rero rimwe na rimwe twige kwenjoyinga ibyo dufite. Ntekereza ko filozofi nko muri ako kantu nubwira umuntu ngiga kwenjoyinga ibyo ufite. Kera tukijya mu murimo inzara imeze nabi, ikwazo bimeze nabi, hari umuntu wazaga umwuka w'Imana kanga ati ntumugiye muri Bibiliya ntujye kumubwira ibintu bihumuriza. Yego. Umwuka w'Imana kanyobora kumukasa. Kangira ngo urumva ngo ngiye narize ngo none Imana yamamagaye iranyanitse, aza wiza ngaye imanite. Ni ngewe kuri Kiste nagiraga ya mbere. Umuntu ukomeye iwanyu nuwe nkasanga ni mwarimu muri segonderi nge data ni umukire byahamye, ndi umuhungu w'imfura, bashiki banje barakomeye bahembwa afatika hejuru ya miliyoni, ureke wowe noneho usanga ukomeye ahembwa 100. Namugana iceceka ikibazo cyawe, natwe twarahamagawe umaze igihe kingana tutarya ngo ejo saa sita sinatetse, nitwe tumaze 3 sinzi ko n'uyu munsi turi buteke. Rero ibyo kintu byawe ngo nabivamo ugiriye ageragenda we nta n'ikintu uhagaze kwa nta n'icyo wari uhagaze. Watunze amafaranga nge nahembyeho miliyoni 7 mu kwezi mbere yuko impamagara, akabona ibintu byose yarazanye byose nta gaciro bifite. Ari ugeze kumbwira ariko uziko ibintu byose ari kumbwira aho bitari bunkoreho. Ufashe ukangiranya nawe urumva, kandi urwego uriho rwo kurya uni imbere nge ndi inyuma, ariko ku rwego rwo kuba navuga ngo mubifatika ndakaza nakuruta. Yego. Ntago wize ngo ugere Kiste ujye unahiga ubo wa mbere, ntago ufite wewe nanyu bakaze nk'abo mfite, ntiwigeze utunga amafaranga nk'ayo mfite. Wacicitse ikibazo cyawe tugategereza katonda tugategereza Imana, ibyo bintu by'amatiku yawe ubwo bizanye ukabubiretse agahita tuza kabisa. Abigayera ameza ati Abigayera buriya nuza rendezvous twarayicumye kuko twabaraga amafaranga tutarayaguza turayicuma tuyigiza mu mpera z'uku kwezi. Harya Abigayeri wenda harya ubushize tubwafite ikihe kibazo cyo bagomba kumubaga hano mu ijosi mu buhumekero, ahumeka nyine wumva sunikiriza, aguhagarara iruhande ukumva umwuka uri kuza ahangana nawe, so yaba aryamye bwuka ugahagarara. Ariko iyi ni iminsi yo kwiringira Imana abantu kabubiretse cyane ko iyo nyine Imana yabyemeye kuba muri icyo gihe ukibamo, kandi abantu ntubarakarire kwa n'ikindi gihe uzabamo ibintu bikamera neza kandi bikaba ari umugisha. Abantu bo muri iyi minsi banarakaye. Abaki? Abantu bo muri iyi abantu se bafite impamvu zabo zo kurakara, cyangwa se Satana bemeza ko zifatika kugira ngo barakare. Buriya n'umugabo yajya kuva mu rugo cyangwa kuruta cyangwa se kutwana n'umugore we cyangwa kudivorcinga, Satana arabanza akegera buri wese akamwemeza ko afite impamvu zo kudaca bugufi no kutagonda ijosi. Ikintu cya mbere Satana abanza gukorera, abanza kwemeza ko ufite uburenganzira bwo gukora icyo ugiye gukora. Umuntu aherutse reba nk'urugero Dawidi
yaragiye kwica ntuza na bare ngo n'abahungu be bose ko ntabwo byabyemeye kwica abagore n'abana abagore kwanza ariko we ngo yaragiye kwica abahungu bose ngo na bari n'abantu bose b'abahungu ahurana na Bigayere ngo umunyabwenge si wamusubije ku murongo se wagize mu bwonko nibwo ari bwayobye hase nk'ubu uzajya ku mwami ufite amaraso y'umuntu w'ikigoryi nkuriya ku maboko yawe yego ibyo yakoze yahemutse ariko se urumva solution pe Dawidi aza kumva ko impamvu yumvaga umutwe we wamwemeje ko ari mukuri kugira ngo yice na bari gusa gusanga iyo myanzuro itari iri mu bwenge ntabwo yari ifatitse. Satani rero harijya kwegera akakwemeza yuko ufite impamvu yo kurakarira abakozi b'Imana ntubongere kuba ituro, akwemeza ko ufite impamvu hari n'usanga yaravuze ati nge sinzongera gushaka abakozi b'Imana nge nzasenga Imana nitankiza cyangwa nitandengera izabyihorera amureba tukane nuko warakarwa ati ngiye abayobozi bose b'igihugu ntacyo nzabakenera ngiye kwibera umunyarwanda gusa ariko uzakenera shawu passport cya visa byo nimba orana barakariye abantu burya bahawe autorité gico no kuba wenda ntajya imbizi nawe ariko kubera autorité kuriho nkajya nza ngushakamo autorité kaguha ibyo nkugomba ukampesha ibyo autorité yawe iguhesha kuma narangiza nkagenda ariko ntibibe impamvu ariko Satani ari ajya twemeza ko impamvu tuyifite sanga umuvandimwe yanze gufasha undi muvandimwe afite amamiliyoni n'amamiliyoni undi yaburaye yajya kubaza ngo yanze kunyumva nyine mugaburira ariko uvuga uti nubwo mwaburiye wanze kunyumva muvandi ariko ugasanga nyine abantu Satani atwemeza ko dufite impamvu zo gukora amafuti cyangwa se gukora ibidakwiye kuba byakorwa tukivuga ku kurakara rero dufite ibaruwa hano ahangaha ituruka muri bene data b'aba ADEPR umugabo umwe warakaye ararakara yitwa Pasiteri Ntakirutimana Theoneste. Icyo nabanza kubwira abanyarwanda nuko yarakaye nyine uwo mujinya umeze nka Dawidi ajya kwica na bari umujinya donc ukurakara kwe ntikufite impamvu kabiri inzira yabicishijemo ntago ari ikwiye uko rero rusofero yamwemeza kose kafite ukuri na rezo noma ntago bikuyeho yuko ubuyobozi bwarashyizweho n'Imana bwaba bukora neza cyangwa nabi mu gihe Imana ikibushyizeho urabwubaha nimba Dawidi atarakase ijosi rya Dawidi rya Sawuli akacikinyita uwo nguwo ni ikinyita akase cyangwa se akase ijosi ahangaha ni ijosi mu by'ukuri ntabwo ari mukuri kuko urumva kuko Dawidi yaravuze ngo sinahangara kurambura ukuboko kwanjye kuwasizwe ibyo rero ntago bikuka ni principe tutavioletinga zo mu bwami bw'Imana aho ngaho ariko araza gutangira kubwira ati ngiye sinemera uko waje yaje ateze ntiyakizweho se n'urwego rwa leta kandi ari narwo rushinzwe amatorero ariko buriya azi ko ruriya rwego rushobora kurozinga ADEPR umunsi umwe ndetse ubu nta mashyaka rwakorozinze kugira ngo abyumve neza ngo ruriya rwego rwakorozinga ishyaka rwakorozinga itorero cyangwa idini iryo ari ryo ryose kandi n'urwa leta kabiri none se ntazi ko bire yavuze ngo abatware guhera nyine kuri RGB Houston President Paul Kagame abatware n'abakozi b'Imana baguhesha ibyiza bahawe kubiguhesha baciye mu gutwara inkota yego none umukozi w'Imana uguhesha ibyiza atwaye inkota araje asanga ibibazo by'iwanyu byaradogereye n'umwana wese arabizi ko byadogereye nk'umukozi w'Imana ngo nta buyobozi bujyaho budashyizweho n'Imana ubuyobozi bwashyizweho n'Imana bushyizeho undi muntu usanzwe ari iwanyu usanzwe ari umupasiteri nubwo wenda ari ubushake kandi wenda bavuga ko abayobozi bakuru bagomba gushakirwa mu bumuhamagaro ariko ntekereza ko iyo aba azanywe n'inabi yari kubashyiriraho nka mutabazi tabasengeramo hafi no kuduruvanganya wenda doctrine zanyu ninjya kubwiriza no kugira gutya yabafatiye rero usanzwe ari muri mwebwe kumubashyiriraho ntimurahakana ko mwari mufite ibibazo akavuga ati ninzi bakiho arebe uburyo yaba akaruma ibibazo bihari kabiri inzira cyo yarangira hakabaho kuba yatorwa none mukamwitorera wamushyizeho amushyira mu nziba cyose wagarutse kumutora so mu by'ukuri bari abavandimwe mbona bakeneye kwiga ubuyobozi
kabiri bakubaka inzego z'ubuyobozi Yego. zihamye kuko ntazo bafite okay izo bafite ni izayobora itorero nka ririya ufite ariko si izayobora itorero ifite imidugudu 3,000 n'Ijana ahari n'abakristo miliyoni abakristo miliyoni 2,800 yego bashobora kugera ku miliyoni 3 yego aho umwe atuye mu wayene y'ijana baba batuye miliyoni 300 ku buri cyumweru bivuze ngo yaba ari miliyari na 200 buri kwezi bivuze ngo mu mwaka zaba ari miliyari hafi 14 15 ahantu rero harimo miliyari abantu ntibakizwa tansiyo ijambo miliyari yo ryinjiye mu bintu ntukazana ibintu by'imizozo uzubaka inzego n'ibirimba hano inzego zidadire uvaneho ibintu byo kuvuga ngo mwuka wera ahantu hageze miliyari jya ugenda gake hari n'impamvu urugo rwawe ukingisha metalike kandi mwuka wera umufite nuko mu nzu harimo miliyari nyine nawe regura miliyari n'uwo mutwe wawe ni miliyari urabyumva nawe nako kameza urimo kuwa burayi ni miliyari niyo mpamvu usenga mwuka wera akakurinda ariko yashyiraho na ka metalike rero ADEPR ikeneye kwiga gushyiraho metalike y'icyo bita structure y'ubuyobozi iri strong nakoze ubushakashatsi nsanga nta torero rifite ama eglise ageze ku 1000 ryubatse rifite inzego zubatse za ADEPR nko kuvuga ngo ADEPR ishobora kuba ariyo institution ku isi ya mbere yobowe nabi atari ngo abayobozi ni babi ushobora no gusanga wenda umuyobozi yashyizweho wivuga ko atemewe kuva yashyizweho aremewe ahubwo wenda ashobora kuba yemewe mu gushyirwaho kwe noneho akaba ari ikibazo wenda cy'umusaruro ari gutanga cy'imyanzuro ari gufata itandukanye ariko aho nyine niho bahera bavuga ko adashoboye umuyobozi reka dufate ko umubyeyi wanjye ni umuyobozi so ukubyara mu nda iyo ashyizeho umurongo utemeranye nawo uzindukira kuri YouTube wandika ibarwa uramuca oya hari ibintu rimwe na rimwe hari igihe umuntu avanga ibintu byinshi ariko nkabwani nubwo wabivanze ubigejeje ahantu bihinduka ko utakiri mukuru ariko Theoneste yababajwe nuko bariya nabazimu nkotinze nyuma y'ibaruwa buriya nubusazi nyuma y'ibaruwa nge twaravuganye nyuma y'ibaruwa yagomba kuba ari Ndera mwavugani yari Ndera oya twavuganye ari biriya ntago bibaho uciye umuyobozi wa ADEPR kuriye ubwo ni mu gisata cy'umwuka ejo najya kubona nkabona umuturage wa Gasarenda yadukire perezida akoze nk'ibyo ntazi yabikora muri essence cya yabyita iki none ushatse kumbwira ko wenda ari amasaha sasa abantu bose bayemeranyijeho kuba hari ibintu akora utemeranya nabyo ni ikintu kimwe oya ni ikintu kimwe kabiri kuba we uwo bashyizeho ari kujera ibibazo byose muri ADEPR ya Uganda n'ibiri mu yo mu Rwanda nawe uzimo bike n'ibindi utazi kandi by'ingutu ariko wowe ugahita wumva ko imyanzuro ye asuko muri Gatolika ntarabona mu Gatolika uze kunenga imyanzuro y'umuyobozi buriya imyanzuro yose papa fata ugiye ufata mu Gatolika buri wese ku ruhande yakubwira ko iyo bari uri kwifata rero yari gufata ntago ariyo yafata ariko bo bazi neza ko itoro ryabo riyoborewe Vatican rifite abakardinali kandi bazi ukuntu izo nzego hari n'amahame ni urwego rufatiye imyanzuro noneho iyi yindi yifatirwa ku ruhe rwego none iyo urwego rwafashe imyanzuro urundi rukabona akaba igomba kuvuguruzwa ni uruhe rwego ruyivuguruza nk'iriya baruwa bavuga ngo ndashaka gutesha agaciro ibaruwa wanyandikiye ngiye ubushakashatsi nakoze ku matorero manini harimo iryitwa Church of the Nazarene riri mu bihugu 137 ku isi no mu Rwanda harimo nasanze atari kuri bikorwa umuvugizi waryo ashobora gufata umwanzuro hakaba rundi rwego rumuvuguruza nkuko muri no minsi Tinubu yaravuze ngo nge nyoboye CD yawo ndatanga ingabo zijya kurwana Niger seni namubwiye ati sizanya ko naso ntazo tunaguha buriye nta nizo tuguha buriya rero muri ADEPR akaba harimo urwego izayafata imyanzuro rukamuhamagaza ngo vayo bakagana akaba ati dutesheje agaciro kiriya cyemezo cyafashwe na ruriya rwego urwo rero nirwo nkuko mu Rwanda habamo urukiko ruvuga ngo ni urw'ubujurire rutesheje agaciro kiriya na kiriya yego mu bujurire byakanga ukajya mu rw'ikirenga nasanze rero muri iryo torero bagira urwego rw'iperereza rwabo nk'idini kandi Paul yabivuze mu rwandiko rwa mbere rw'abikore n'ibice 6 kuva ku murongo wa 1 kugera 13 avuga ngo nta toro ryakabaye ribaho ritagira ubutabera bw'indani muri ryo kugira ngo rubanze rukemure ibibazo byabo nibinanirana muri izo nzego babijyane noneho ku nzego z'abisi niko yari yavuze yego nta soni ati mwabuze abanyabwenge muri mwe ku buryo mujya kurana ku bisi ntago mwakitoramo abanyabwenge ati ntago muzi ko tuzacira imanza n'abamarayika
ati none mwanani no guca imanza z'ibintu bito bito byo hagati muri mwebwe. Nge rero ndubagira inama nibashyireho urwego rw'iperereza rwa ADEPR rwubatse rutojwe rwize rufite na skills formation yaba y'amezi 6 kugira ngo ujye mu rwego rw'iperereza. Kandi ngiye nkavuga ngo aho kugira ngo uvuge ngo urabagabanya none sabwo ko biza gusaba kubongera amahoro ukavuga uyu muntu tumufashe kuko ni umukristo wacu yuzuye umwuka wera uribuka bajya gufata abadiyakoni baravuze ngo mushaka abagabo b'abanyabwenge b'abahanga. Yego. Hariya dukeneye abagabo b'abanyabwenge b'abahanga ntago bavuze ngo umuhamagara iri jambo muri shakemo neza. Yego. Niyo muhamagaro tuzadushwanira ibintu kandi umunyamuhamagara. Oya bajya gushaka abadiyakoni ntago bavuze ngo mushake ngo abagabo b'umuhamagaro baravuze ngo mushake abagabo b'abahanga b'abanyabwenge bari mu mwuka w'Imana. Nka cyagiye Yosefu yavuga ngo bashake abantu muri Egiputa yavuze abahanga abanyabwenge bari mu mwuka w'Imana. Hari rero RGB ari gushaka umuhanga umunyabwenge uri mu mwuka w'Imana. Kubera iki iri kubona harimo ikibazo kigomba gushakira gukemuka. None yarangije intumwa zibwira aba Kristo abo zayoboraga kuko ngo abagore babagira icyo bari kurekarama bari bafite intambara hagati muri bo ariko ntibazijyanye ribu bazijyanye hagati ku ntumwa. Ati twebwe iyo tuje gutahuza tuje kugabuza ko basangiriraga hamwe bagurishaga ibyabo bagasangirira hamwe hagatahura rero abayuda batangira gutahura twatutse utigahita izamo tayari. Rega biriya bibazo bafite byabaga Korinto byose uko bibona buri ADEPR ishyiramo bihwanye Korinto wigendera. Nukuvuga ngo biriya bibazo bafite byahoze rero bagenda basoma urwandiko rw'Abikorinto barebe neza. Noneho intumwa ziravuga ati abapfakazi bagira icyo kwa ngo mwebwe intumwa mutahuye byabasawa turabizi ni mwabogamo. Bati none rero twe ntago twahagarika kubwiriza ijambo ry'Imana no gusenga no kwiga ijambo ry'Imana ko bakoraga ibintu bitatu ari byo abakozi b'Imana b'uyu munsi ba full time badakora. Basomaga full time bagasenga full time bakigisha full time. Donc iyo batari gukora kimwe muri ibyo bitatu bavuga bari gukora ikindi. Noneho barangije baravuga ngo ntabwo ibyo twabireka ngo tuze kugabura no gutahura. Bati mushaka abagabo b'abahanga mushaka abagabo b'abanyabwenge mushaka abagabo buzuye umwuka w'Imana harimo na Stefano n'abandi 6 bari 7. Noneho kandi ngo binyangamugayo. None icyo nashatse kubikubwirira ngo uko niko bagomba kubaka ayo matsinda iperereza bagakora timu iperereza. Wenda nk'urugero ADEPR yose kabifite abantu bashinzwe iperereza muri ADEPR bafite umva n'amategeko abagenga bafite ofisi yabo. Kandi reka nkubwire bakoherereza hamagara ugatitira kurenza utumijwe na Isaïe ubwe kuko autorité bafite. Nese urugero umuhamagara uri ministre wajya unatitira nko ribu yampamagara wize ministre wangira ute wori umuyobozi yego uranyima icyangombwa uri bunyime ariko ribu yo niyo isinya ngo funga icyo ntwaro uraca ribu kandi arigera ribu uri ministre bwatereka reka duciye mategeko nka ministre uri kumva wenda twamufatira imyanzuro ariko nta cyane duciye mategeko nta cyayakoze. Urabona ko babahe iyo mandate izo mbaraga zo kuvuga reba nka kuriya bavuze Farawo yabwiye Yosefu kamubwira ngo nta muntu uzava muri iki gihugu tabivuze nwango araguhamagaye guhaye na authority. Nk'izo nzego zikazifite ibintu zemerewe gukora izayatana hirahira gukora yanabyinjemo akanubwira ati wikinjira mu nzego ibyo donc autorité yawe ntiyinjira hano. Noneho hakaba ari icyo ngicyo bashyiraho iperereza. Donc ayo matora nasanze buriya na Katolika bigira Katolike na niyo Church of Nazareth n'ayandi manini yakoze ubushakashatsi bagira urwego rw'iperereza rwabo mu itorero nkuko Paul yabivuze mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto ibice 3:2-13 bakagira urwego rwabo rw'ubushinjacyaha ubwo ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bwabo bakagira urwego rwabo rwitwa ubucamanza urukiko. Numvisha n'umusiramu wanyandikiye maze gukora ikiganiro nyumva kuri radio ati natwe turarugira ubucamanza kandi bakitwa abacamanza bakabihemberwa. Kandi umva nkubwire ngiye kwitorera nkariya nka ADEPR nabasaba ko bajya kurekrita mu muri leta byabari imba bakabaha umushahara bakabadeturuna wa undi wabyiza ariko umukristo wanyu urumva ni umuhanga mu bucamanza ni umunyabwenge mu muziko gushyira mu gaciro yuzuye umwuka wera ni umukristo wanyu ntagahindutse vuba mukamuzana baguhembaga ngaye turasa fata 4 sasha tuzayaguha ariko aho kugira ngo risenyuke risenywe n'amatiku fata 4 bagakora ku rwego rwa paruwasi akaba ari nk'umunani ku rwego rw'ururembo akaba ari
nka 24 ku rwego noneho rw'igihugu akafite mbese bafite inzego zisobetse zubatse none bakagira n'urw'ubujurire muri iryo torero nasanze bagira n'urw'ubujurire ndaguha urugero umusenyeri umwe muri iryo torero yashyizeho umupasiteri w'umudugudu kwa kunde bariya bavuga ngo bashyizeho umupasiteri ngo ashobora kuba yaguze nigeze kumenya ko hari batangaga kateresa bakaba umudugudu abandi bagatanga ebyiri n'igice bakaba paruwasi mu gihe runaka none uzi cyabaye yashatse gushyira umupasiteri nimba nabita abakuru b'itorero batamushaka body y'itorero muri rokore ritamushaka aramunoma mushyiraho barangije body ijya kubijuririra mu rukiko manzi urukiko rwaremeje yuko aba ajyaho none ijya kubijuririra muri appeal ubwo n'ubujurire ubujurire buvuguruza icyemezo cya musenyeri bishop cyo kuba yashyize uriya mupasiteri mu nshingano ziriya umupasiteri arisura asubira nyine mu byo yari arimo bashaka undi rwo iki kintu yego ndabaho urugero katolike ishobora kuba iyo uyoboye uri archbishop urabizi ko umushumba wa diocese ya Kigali ahita abana archbishop wayo na Anglikani ikora none iyo yiyoboye manza ngo buri mwaka nimba buri mwaka ngo ugomba kohereza i Vatican amazina 3 y'abantu ubona bagusimbura ese uguye muri douche buri mwaka kohereza amazina 3 undi mwaka bakareba nimba amazina agarutse hari igihe wohereza ndatari yayandi kubera ko wandi yitwaye nabi hari undi wabonanye impano iruseho yego nundi mwaka mpaka igihe uzajya kuviraho buri mwaka wohereza amazina 3 y'abantu ubona bagusimbura ariko ubwo ni recommendation papa ashobora no kutayagenderaho ariko hari ikindi kintu waruzi ko iyo bashatse gushaka umuntu uyobora katolike mu gihugu muri ya mazina 3 wabahaye nabo boherereza igihugu amazina 3 muri yandi wakomeje kubaha bafata amatatu nabo bagakora ubundi bushakashatsi bwabo bakayohereza noneho leta y'icyo gihugu ukoreramo leta bakayereka ngo muri aya mazina 3 mwahitamo ko dufatane niho banga aba 3 bose twebwe twabagira abayobozi ariko nidushaka umuyobozi uraza agongana na leta wumvishaho Isaïe yinjiriramo Isaïe wumvishaho yinjiriramo ndahumva nwango mwe mushaka kudupresenta 3 ariko leta yarebe ikabwanga aba bantu tuzakorana katolika itirero ntago twe tuzashaka ko tugira umushumba uhora hanganye n'inzego zimubona ari nk'ikigande muri leta uriko iki kintu wabonye ko no muri biriya bintu by'umuntu ugomba kuba umwepiskopi ngo agomba kuba ari umuntu ushimwa neza n'abo hanze abo hanze reka tubyite leta agomba kuba leta ibona bagendana do bakorana ariko se bakorana anarumoni aho rero nashatse kubwira ikintu kivuga ngo izo nzego nibazubaka ikibazo donc urwo rusengero nasanze muri research nakoraga ko n'imyaka 5 maze nyikora yego bagira itegeko muri stati zabo nge ngita itegeko nshinga kuko itorero ngita igihugu sinigita umuryango nko RGB byita bagira itegeko rivuga ngo ugize ikibazo mu rusengero ugiranye ikibazo n'umushumba ubona warenganyijwe ariko byo mu rusengero ukajya kuburanira muri RIB mu nzego za leta utabanje kubicisha mu nzego z'itorero ako kanya bitiriwe bijya gufatirwa umwanzuro inshingano warufite zose icyo bita credentials zose zihita ziguhanagurikaho kabiri na membership yo mu itorero bivuyeho ntubukina umukristo wabo ubwo usigaye wicaye mu ntebe nk'umushyitsi niyo ugiye muri media utabibanjijeyo hariya so rero hariya ikibazo bafite ntago izo nzego bazigira kabiri ntibagira urwego rwavuguruza icyemezo cyase wajya kujuririra byose usanga bakubwira yuko bifatwa mu izina ry'umushumba mukuru ni nkuko president mu Rwanda wajya amageragera urupapuro rugufunga rwanditseho ko ari president wa iyo myaka urumva ikibazo cyaba kirimo kandi ubundi ugaragarizwa ko ari umucamanza kanaka ugufunze kirego cyawe cyakurikiranye n'umugenza cya kanaka ndetse rimwe na rimwe no muri iyo systeme y'ubucamanza haba ari n'undi wajya kuregera uti yandenganyije uri yawo hasi none wa wundi byagera no mu rw'ikirengo ko bavuga ati nyako president nyamaze nyimbona nakomeje kurengana ariko byavuzwe ni president wagufunze byaba ari ikibazo so nubango n'ubwenge bwa kiyobozi na Machiavelli arabivuga umuyobozi wo hejuru si byiza ko imyanzuro nk'iyo ngiyo ariko ziko bajya babanga umwami nicaye yica rubanda hari inkingi iba mu rukare iyo uyikozo yitwa inkingi y'imbabazi ni umwami yabaga yicaye ni inkingi iri hagati neza neza ujya kwinjira muri iriya nzu y'umwami iyo waze gukayikoraho ntiwabaga ugipfuye niyo wari kuba bagambaniye igihugu
kuko nyine yitwa inkingi y'imbabazi ni umwami yabaga ari nyine noneho rero iyo harabaga bari bitwa ibisumizi iyo wazaga bagucirirwa gupfa ugashaka kuyikoraho baragupitaga icumu ugahita urangira ariko iyo wazaga nawe ukakundagurana nabo ukabakubita hirya ukabakubita amajido nawe urumva waga ugiye gupfa nawe ushoboye ukamunangura barakurwanyaga ariko iyo wakoraga kuri iyi nkingi wari kukwica niwe wapfaga ahubwo yitwaye inkingi y'imbabazi ubwo ari ubwenge bwa kiyobozi bwashyizweho bwizwe bukora mu matorero bugakora muri leta bugakora no mu yindi miryango no mu bindi nuza kugira ngo ubuyobozi bubeho kandi busugire. ADEPR iracyari itorero urugero kira cyemezo cyo guhagarika abantu 4,000 ndugifata ndugira inama ugifata nambwa ngo nimba ubona ari cyo gikwiye rwose bijyanye n'icyo mwukabwira amatorero nyine wabyumvise nimba ari wo murongo uhari nimba ari yo choice ihari nimba ari cyo cyakemura ibibazo mu neza y'abanya-ADEPR n'abanyarwanda muri rusange vuga uburyo kigiye gutorwa n'abakristo nkuko mwazengurutse musaba ya Gisozi muzenguruke muvuga ngo Kristo natore ngo yego cyangwa ye noneho ya projet yo kubahagarika ikigwa n'abadokiteri n'impuguke biro ishinzwe kwiga imishinga akaba ari yibyiga y'abadokiteri y'impuguke nka 15 cyangwa 30 ikajya ijya kuri buri paruwasi isobanuriye projet bikamara nk'imyaka 2 urumva ko noneho bakazashyira na boxing mu bitorere kandi urabizi ubundi bangasa watoye nuwabaza amajwi subizize nwango ariko ubakinnyi icenga rya kiyobozi wenda abantu batazi ubuyobozi babyita ngo ubupagani kuko ari cyo cyari gikwiye ariko bo bakaba batabisobanukirwa at least ubakora icenga rya kiyobozi rigaragaza ko we nk'umushumba mukuru tigeze rwose gukora icyo kintu ahubwo wowe washyize mu bikorwa ibyo abakristo basabye bamaze gusobanurirwa icyazana inyungu zitorera bamaze kubyumva nabajije ariko nanone bubatse inzego ariko basanga batakibajije abakristo kubera ko katolika ntago igiza kubaza abakristo bakatolika bo bubatse inzego n'abakristo babo bazi kuzubaha mu myanzuro zifata ikibazo hano kiri ko nyenemera ko buri torero ryakabaye rigira nk'iby'igihugu kigira tugira icyo bita parliament executive na judiciary ubucamanza kandi izo nzego zigira uburyo zimwe zivuguruza izindi buryo umwanzuro umwe yawufashe nkuko navuga ati nubu nyine yafashe umwanzuro senika mbwa ati reka bivuze iki bivuze ngo nitorero rigomba kugira izo nzego uru rwego rukaba rwafata iki cyemezo akaba n'ibindi byemezo ruzi ko rutemerewe gufata gutenga byo ntihakaba yatenga rwose umushumba ntago ari byo guhagarika ku nshingano note bigomba gukorwa n'abandi bayobozi bizindi nzego ziri aho ngaho muri zeshatu nkubwiye none bamara kubikora ahubwo waza no kurega ukaba waregera umushumba mukuru kuko si wowe wafashe icyo cyemezo donc niyo yaba ari wowe wababwiye ngo bagifate ariko kuko bikitasinywe nawe byibuze umuregera yego ibyo bita kuregura uburegera gaho ariko at least n'ubwenge bwa kiyobozi mu by'ukuri rero abakeneye kubaka inzego ko ntazihari umuyobozi wese waza ubuhanga yaba afite ko ntago bazigera bagira umuyobozi w'umuhanga nka Sibomana ntawe bazagira ntago bazigera bagira umuyobozi w'umuhanga nka Sibomana mu miyoborere kabiri Sibomana kiyobora ibyumba mu kururembo yigeze kwitanga miliyoni nimba 17 nimba 30 zo gusakara ibugunga we ubwarazitanga nase ko yashumbaga igicumbi yarazihakoreraga wenda yaba yarashumbye ku rwego rw'igihugu wavuga uti nayo hembwa wakoramo ukabikora ariko urumva yarakira igicumbi atanga izo nimba 17 nimba 30 urumva ko ni umuntu ufite ishyaka ry'umurimo ufite none n'ukundi kuntu yinjiza ku ruhande kuko ntago umushumbi yari umushumba umudamu wababujijwe kugira ngo arangure cyangwa se acuruza online nk'abantu nk'abo ngabo se aho nshatse kwerekana rero ngo yari umuyobozi mu bantu bazi leadership mushobora kuba mwagira nk'abantu nk'abo babayeho bakayobora ADEPR kubera iki uyu munsi batabiyegereza ngo baba bajyanama ibyo byose bashyizeho za nzego nakubwiye icya kabiri bakamenya ko bafite ikibazo cy'ubuyobozi nta kindi bafite pe njya ubwo bira byambereye maonesho cyangwa example igaragaza ngo ushobora kuzura umwuka wera ugakizwa neza ariko wakorereri ubuyobozi bwubatse nabi ugahinduka abantu bakajya bakwita umupagani wagiye ubona abantu bajwibura daimoni bakubita igitego muri Kigali koritoro rikicaza igihumbi akabagiye igitarama akagiye gikongora akabagiye Rubavu yamara gushinga insengero enye mu gihugu zonyine ukabona muhuyenda gutora amashasho nta mushumba wigeze ubona bibyamubayeho gutyo akanazifunga akagaruka kuri Kigali kubera iki ntago afite structure
yayobora insengero 5 mu gihugu afite yayobora urw'i Kigali gusa so rero n'abariya none bafite insengero 3,000 bakeneye kwigira kuri ayo madini manini structure bakayubaka nkuko nayo madini abyubaka none bakiga gukorera muri iyo structure ntibayiviolating kabiri n'abakristo bakiga gukorera muri iyo structure mu buryo nabo bwo kuta kuko urabona buri mukristo muri ADEPR ashaka kwifatira imyanzuro n'imyanzuro yafashwe n'ubuyobozi ashaka kuyivangamo no kuyivuguruza ni ikibazo rero ubyumva ute se abavuga ADEPR na Reyo urabona Reyo nayo yari ifite ibibazo bikemurwa na RGB uburyo byakemuwemo ni nabwo buryo ibya ADEPR byakemuwemo oya RGB yo abiyobora bose bafata kimwe iyi ishyaka ryitwa nuko wenda RGB itari yakagiye ariko iryitwe MDR ryazanye sababu ibyo bari closingiye mu nteko nko kuvuga iki mu miryango yose iyobora wavukamo ikintu kitari sawa ese muri Senegal ishyaka ryo witwa Ousmane Sonko rya Pastef ni barifunze barihagaritse n'ubango iki n'ubango RGB yo nibona umwiryano urimo iwanyu ntago irinjiramo imbere ntirabaga ngo mubwirize ibi ariko iracungira hafi n'inzego byesiriza umutekano niyumva bigiye gutwika igihugu irahitiza yirukanga ivuga iti twicyo tuje ntago tuje kureba ninde wishe ibyanditswe twe tuje kureba ni gute twahosha amakimbirane ari iwanyu kuko ntimufite machine judiciaire y'imbere muri systeme yanyu ntimufite abanyabwenge abo banyabwenge nibubatse systeme y'ubwenge yo gukemura ibibazo biri iwanyu ngo bigire umurongo niyo mpamvu ari umuntu ugeze kuvuga ngo usenga ibyo badukorera ngo babikorera katolike cyangwa irikani nyine ntibabikorayo kuko ntibataragira ibibazo n'amakimbirane nk'ari iwanyu nabo munsi babigize babibakoramo da babakoramo umukwabo se ko babakoramo none se nk'abavuga batese ubundi represent yagakwiye kuba ari nawe mushumba represent bavuga iki represent legale nyine represent babyitone n'umuvugizi n'umuvugizi akaba ari nawe mushumba igisirikare cy'u Rwanda ntikiyoborwa n'umuvugizi umuvugizi aravugira aravuga nyine u Rwanda ntago ruyoborwa na makorobo sinzi impamvu iriya nyita ariyo nyine yabaye niyo umuyobozi kuko mbere baravugaga ati ni bishop barabyanga ariko inyito wenda byaba ari cyazo cy'inyito nanone kandi inyito ntidusitaze oya ntaba ari we uyobora ibijyanye ntaba ari we ugira habe huyobora ibijyanye n'imiyoborere wayobora iki noho wayobora iki nyine wayobora inzego wavuze zose nyine akurikirane ayobore executive ndabyumva hariya bashobora kugira ibintu donc navuze ngo textual nk'uko igihugu cyo cyubatse ibintu byabo bazabyubake gutyo nkuko tugira inteko ikashyira amategeko ikaba yanabaza ba president ba ministry ku kibi bitagenda cyane nibigera ku mafaranga ADEPR itagira park urayizi yo mu nteko ndayizi ya indi baza ngo ariko wa undi waje ngo ikiraro mwatweretse cya Kicukiro ngo ko kidasa n'icyo tubona ngo niba ari amaso yanjye mabi nimba ari amaso bivuze ngo buri rufaranga rwasohotse n'urumiya akaba ari iyo board kandi iyo body ijya kwitora ushyiramo abantu bafunga mutwe barakaye subona nk'izere mabona ziri kuri YouTube zasajije iyo babyubaka neza nizo bari kugenda bashyiramo aho ngaho ariko nazo bakazigisha uburyo inzego zikorana none se pake buri gisohoka byose yanezerewe ariko nyine igera ikavuga ati none ntituri burwanire hano twasabye ibisobanuro wenda nimba natubindikiranyije hari ukuntu nyine mu buyobozi muba muzi koroherana wa muyobozi wenda mubona akomeze kubabindikiranya kenshi mukazagera mukamwereka umuryango ariko nibige ikiyobozi kiyobora structure ingana kuriya none se ikibazo kirimo hariya buri mwanzuro ugiye gufatwa ukagira inzego ucamo za nzego zikawucarenjinga za nzego zikawusesera kandi ubuyobozi bwo hejuru butinjiyemo ubuyobozi bwo hejuru si byiza ko ibibaye byose bibwitirirwa kuko butakaza autorité yo kuza gukemura amakimbirane kandi nawe uri party y'abafite amakimbirane kuko ngicyo ndimo mvuga aha ngaha hari abantu bicara bakavuga bati byashoboka bite ko umuntu utarigeze yuzura umwuka wera atarabaye umunyamwuka ngo aba ari umuhanuzi aba ari hejuru nyine ari ureberera abahanuzi none se ADEPR n'itoro ry'abahanuzi rega nawe uri kumvanga nyine ahantu birimo bipfira naha ngaha uri gufata Israeli ukavuga ngo kubera iki
okay ndabyumva Samuel ayoboye Shiro kubera ko niwe mukuru w'abahanuzi akaba n'abahanuzi b'abana ndabyumva Eliya ayoboye hariya kuko ni ndabizi Elisa niwe uzafata umwitero ariko se kuvanza ibintu bibiri none se bavuze yuko Isaïe ari umukuru w'amasengesho muri ADEPR ntibagira umukuru w'amasengesho nyine ahangaha ikirimo kiragongana we akuriye ahagaze mu rukiryo nk'urwo wenda Dawidi yabagahagazemo Samuel nawe ahagaze ku rundi wenda ahubwo twereke ngo kuki batatwereka Samuel ninde hano uyoboye ibyamuka noneho unakayobora iby'amaproje n'ibya administration icyo nicyo nimo noneho izo nzego zikorana zite ese iyo nyandiko igaragaza uko izo nzego zihererekanya nkuko tuzi nyine judiciaire yo mu Rwanda uko ikorana na parliament uko ikorana na executive uko imwe isesa indi wenda n'urugero aho ngaho bakora uko imwe wenda isesa indi uko wenda bagira ibyo baganira iyo bitari kwemeranya noneho kandi ababirimo bakaba barize ubwenge n'ubuhanga bwa kiyobozi uko hari ukuntu hari ujya kubona ukabona umuntu yazamutse ngo aracikirije amashuri ukabona arabidodekanyije arinze agera hejuru ngo nuko ngo arirambyemo ya ubuyobozi iyo utabuzi ubutabuzi imodoka za statistique banditse ngo if you don't count you don't count kuyobora iyo utabizi ubutabizi yego iyo wayoboraga amafaranga na calculatrice muri beneri aba ari amafaranga na calculatrice iyo ugeze mu bantu miliyoni 3 biragucanga ni nabwo ubona yuko utarubizi kuyobora bishingira kuri do you have experience ufite ubunararibonye kuri ibi urabimenyereye ese wabonye amasomo ya teori zabyo ndavuga kuyobora ure none bano bemera n'umuhamagaro Imana nigi bigusigira ikaguha iyo grace yo kuyobora kuko hari umwe uherutse kubivuga ndabyumva noneho nawe urabivuze mbyumva cyane uvuze ku kijyanye na miliyari noneho undi we yavuze ku kijyanye n'amabuye yo muri Kongo aho gati igihe muri Kongo hakirimo amabuye biragoye ko intambara yaje ADEPR imeze nk'irimo amabuye ADEPR imeze nka Kongo ubundi textually ADEPR imeze nka Kongo textually neza imeze nka Kongo kuko ngo izo ntambara ntiziteze gushira kuko ngiyo ugiye kureba usanga oya zashira ariko oya none se Kongo irusha umutungo kamere rasha se nitekanye byitekanye wenda ikagira intambara zo hanze yayo ariko internally rasha ni rasha so ibyo ntago napfa kubyemera intambara nayigira no izuko yahaze ni kwambwa ngo bafite abakristo benshi ngo ntibayoboreka China ntiyoboretse se oya ahubwo ikibazo ubumenyi bwawe ubuhanga n'ubwenge ahoro niho biri kubijyanye no kuyobora izo miliyoni 3 nibwo udafite ariko biraza kabiri ntago icyo bakeneye ari umuyobozi w'umuhanga bakeneye systeme yubatse gihanga isobetse kweri none n'abantu batojwe gukorera muri iyo systeme kandi babitojwe igihe nk'urugero nta muntu wakayoboye hari yadashumbye imyaka 30 nge niyo recommendation yanjye kuri bo imyaka 7 warayoboye umudugudu ubwo iyo wabaye mwarimu n'ubushake wese tuyibaze 7 wayoboye umudugudu 7 wayoboye paroisse 7 wayoboye Rurembo waba utarayoboye Rurembo ntibafata umuntu utarayoboye paroisse ariko Rurembo bakabafata wayoboraga paroisse bagatamuha kumuvugizi kuvugira ariko none bakavuga ngo byibuza paroisse warayoboye imyaka 14 donc ya indi wari kuwe warayoboye paroisse n'Ururembo byibuza yose ukaba yarayoboye kuri paroisse icyo gihe tuzavuga ngo uyu muntu imyaka y'ubukure afite imyanzuro yafashwe muri ADEPR yose arayizi ibyateje ibibazo arabizi so ibyo byose bikaba ari ikintu gihari kandi kirebwa muri uwo murongo ntagaruka itayoboreka oya cyane yuko n'abari abayobora bikanga n'abandi bikanga nakweretse ko umuyobozi wa mbere bagize ari Sibomana yari umuyobozi Sibomana na ministeri yo mu Rwanda yayibyimba donc ni umuyobozi w'umuhanga mu miyoborere ariko noneho yananijwe n'iki n'abandi bazananizwa n'iki n'undi wari wese azananizwa n'iki nta systeme bagira apote tugana ku musozo turimo tugenda donc hari ikinaniza abantu nakweretse ko umuyobozi wa mbere muzima bagize cyangwa se umuhanga bagize reka nkore ijambo umuhanga bose n'abayobozi bazima ariko ubuhanga bwabo mu miyoborere burarutanwa umuhanga bagize
usiga n'abandi bose ni Sibomana. Ni Sibomana. Ariko kuki nawe byateje ibibazo nabo bandi bigateza ibibazo, kuki bose biteza ibibazo? Ni ikibazo cyuko nta systeme nk'iyo muri ayo madini yandi manini bagira bo ntayo bafite. Kandi byari biboroheye ko bajya kuyitira aho handi, unagiye ukabaza itorero uti muyobora gute structure mu duhigishanya cyuko yubatse, natwe tujye kwiyubakira iwacu ntibakanga. Usabye urugendo shuri muri Kenya ukashaka itorero nini, ukajya no mu Burundi ukajya no mu Rwanda ugashaka nk'iriyo bari mu bihugu byinshi, ukajya noneho ahantu bafite imidugudu myinshi kabaza ngo mwe mubiyobora gute. Nka kuri ibihugu bijya biza kwigira ku Rwanda, ukabona baje mu rugendo shuri bari kureba bakavuga ati natwe turatashye tuzabigiraho tuzabakuraho byinshi. Ariko se Apotre kubera iki iyo ugiye kureba neza icyitwa madini? Ndakwibutsa hari n'abantu bigeze bavuga ngo mu Rwanda wasangaga ibigo byo mu Rwanda byinshi ari nk'amazina yo mu Uganda bakuyeho bagashyira ahari Rwanda bagashyiraho ahari Uganda bagashyiraho Rwanda. Uganda Revenue Authority, Rwanda Revenue, ugasanga rwose kandi na structure imbere mu mitangiriro twari tumeze nk'ari bimwe, noneho twe tugenda twigira no ku bandi tugenda tushyiraho n'utuntu tw'utunozo, uyu munsi nibo baza kutwigiraho. Ariko nshatse kwereka ngo ADEPR structure iyiyoboye ni modo yirihe torero rinini nkayo mu isi. Kabiri wahagaritse 2000 n'umunsi umwe mu isi yose nzima nirihe torero ndi ryabikoze mu gihe mu mateka yose y'isi yabayeho. Na usanze rero ibintu bitarabayeho mu buyobozi ukavuga ngo ndahita mbikora, ntago ari ikintu. Kandi abo wahagaritse bari bafite abo batunze, bari bafite ababakunda, bari bafite ababari inyuma kandi mukiri kumwe. Ariko ibyo byose ni nka cya kibazo cy'amabuye ya Kongo. Yaho nanze kwinjira kuko hari igihe umenya ukuri kukakubatura ugafata umwanzuro wo kuyungurura ibyo uri bushyire kuri kamera hano. Kimwe cyo ADEPR nibige rwose kubaha ubuyobozi bwabo nk'uko abagatolika bubaha ubw'iwabo. Iryo jambo ni baryumva nk'uko ndivuze rirabafasha. Theoneste wabigenza ate? Theoneste abigenza ate? Reka nkubwire, Abanyarwanda benshi ntituzi kibera muri presidence y'u Rwanda, ntituzi ujyayo, ntituzi utajyayo, ntituzi bije bagira, ntituzi ko bayikoresha, ntituzi aho bayijyanye. Twe tureba gusa ya result ibanga ariko imihanda irakoze, tuyobowe neza, nta uri gukandamiza umuntu, nta uri gukubita urushyi ubuntu, iyo umureze araregeka. Donc tukareba twabanga muri rusange turi kubona biri kudukorera. Ariko ugiye mu tuntu n'utundi ukajya mu myanzuro ifatwa ugashaka gushyiramo izuru ryawe, mu Gifaransa bavuga ngo fouler le nez dans des affaires zitakureba, kwitera amata y'isazi mu Kinyarwanda ko babyita. Muri ADEPR nibige kuyoboreka, kumenya ngo ntaga abakristo mwese mwashaka kurara mumenye imyanzuro yafashwe nuko yafashwe n'ubuziranenge bw'ayo. Nkuko n'igihugu nitumenye ibyafashwe muri diplomasi nahe nk'ubu France twadusanye makimere, nitwamenye aho byagarukiye, nitwamenye nuko mushiki wawe yaje kuyobora Francophonie pese, nabyo twamenye. Twe nk'abaturage pese ntago twabimenye. Gusa icyo tuzi ni kimwe, twaravuze tuti umuyobozi ubikoze ni umugenius kabisa, turamwemeye. Twe twaherutse France iri turi nabi, tuzinduka yatuvuyeho tubanye neza. Nibi byakungarije wazajya kuzinduka ugasanga byagize gute ko Uganda Kayinero gaba yaraje kabiri yamaye tubona ibintu bigize gute birakosoza. None ikibazo ni kimwe, nk'ubu umuturage wirwaga avuza karuru ngo umupaka urafunze ngibi nitubyumvaye. Abayobozi bibarekere, niyo mpamvu nyine ari abayobozi, niyo mpamvu bahembwa, niyo mpamvu bagenda muri V8 wowe ntuyigendemo, niyo mpamvu babyize wowe ntiwabyize, niyo mpamvu hari inama bajyamo utajyamo, niyo mpamvu hari ibikwazo bacamo n'utundi wowe utajyamo. Mu by'ukuri boye kumera nka Kongo nyine, boye kumera nka buri muntu wese ngo ni gideburiye, nta musirikare uhembwa, buri wese ahita yinduka, umusirikare wese aririnda, buri wese nyine. Ni habeho ubuyobozi no kubaha ubuyobozi. Sinzi ijambo ryane nashaka gutsimbataza nini. Naho uriya muntu wanditse, umuntu wateye hiriya kashe kiretse aba yarayiteyeho yamaze kuvugana n'ubuyobozi bumukuriye. Wende shaka atari Isaïe ariko indi biro administration harimo amabiro atandukanye. Ariko baramuzanye ibarwa agahita atera hiriya kashe, bamwirukane uko mbivuze. Bamwirukane uko mbivuze atahe. Uko bivuze bamwirukane. None se ukundi yazandika ibarwa avuga ngo turefudere turashaka gukora na ADEPR nawe agateraho kashe ya reception. No biragaragara ko atayisomye. None se umuntu yanditsemo hagati ngaciye umushumba uteraho kashe ya reception. No, reception bajya bayimana, reception barayimana. Nge nandike presidence ni babiteraho barasomye
babiha umuyobozi w'imbere uw'imbere arasoma ahita amamagara turicara ati rero iyi baruwa yijyane muri minu bumwe nyigejeje minu bumwe bataye ibi byari ibyanga ati sagize ngo ibingibi hariya barabireba tibyari ibyahanga bahita nashakaga ari kitone ndi kwandika nshaka timu imfasha mu bintu bya research bahita bavuga ati do uyobora research hano n'uyu bama abadirecteri babiri bati bazagufashe mpaka iyo research yawe uyihaye umurongo wayo na minister arambwira ati iyo mboneka nuko turi mu minsi 100 turayirangiza nari kukwiyakirira atari kubwo ntabonetse bihaye abadirecteri babiri ubwo ukubwiye gutyo niwe wango nibinanira na maboko yabo uzako audience wanje nshatse kwereka ngo kuki se batayiteye ntaga ibintu byose uba wicaye aho ngaho ubusa n'abazimu bandikira ADEPR waterore sebusiyo ariko mwishyira mu kabazimu batakandika ubusimani irandika ngo meni tekeru farisini abazimu nibo batazi kwandika abazimu bazi gusoma no kwandika my dear kandi niriya baruwa yanditswe n'abazimu nuko ushaka kugira ngo tubice ku ruhande ducyaha bica gahunda umuntu washyizweho ariko na RGB uri kumutesha agaciro uzika RGB nawe ubwawe uvuga ngo ufite umuhamagaro ADEPR yayisiba gutya neza bikazasigara amateka ngo kera habayeho mu Rwanda ADEPR kandi ubuyobozi bwa leta Paul aravuze ngo umutware ni umukozi w'Imana Emma subiramo iryo jambo RGB ni umukozi w'Imana subiramo ni Paul wabivuze umutware ni umukozi w'Imana udatwarira inkota ubusa ni umukozi w'Imana utwaye inkota ariko atwaye inkota wamenya ko atwaye inkota afunze urusengero rwawe cyangwa saka kwima ubuzima gatozi ibyo bintu byihore none se Paul yabivuze kugira ngo uzabisimbuke ibyo bintu bireke nyine se kushaka kubigira ibindi ibyo bintu byihore Isaïe ni umukozi w'Imana washyizwe n'undi mukozi w'Imana witwa utwaye inkota yes nta nubwo mubizi yuko Dawidi ari we wakorektingaga ibya 10 muri Israeli akanahemba barewe ntabyo muzi nta nubwo muzi ko mu Budage no mu bindi bihugu abapasteri bahembwa na leta ikaverisa kuri konte hase hano ku kibazo n'amatorero leta ikayaha amafaranga nkuko amashyaka leta hari amafaranga ibaverisa n'amatorero azwi haba ari amafaranga leta ibaverisa hano ubona bazabikora oya ibyo kubikora ibi byose ni ibintu biterwa na chapter mugezeho ni nkuko muri Amerika bahemba abashomeri nese mu Rwanda urashaka kumbaza nimba babikora Algeria nabo barabahemba amadolari 92 mu kwezi nese uragira ngo dutegeke natwe tuyagire urabona tuyafite hano bayaha abasaza so ariko urumva ko nyine umuntu wese yishimaho yishyikira nshatse kwereka ngo hari igihe umuntu ahita arwanya ibintu ariko kubera yuko wenda n'amakuru afite ukumva niyo ariko ikibazo ni perspective ari kubitekereza akabiha iyihe angle buse Isaïe ko bamuciye hari inshingano azongera gukora indese bamuciye honest uriya muzimu daimoni nibaza guco zaje bareka bace byanditse mu Yakoberega ntago ari byo bihimbye muri Yakobo baranditse ibice bitatu murongo waho wa 13 kugera 17 ngo ntago mvuze ngo we niwe ariko ibyo akora yahanzweho nabo ariko Paulo yavuga ati sinjuriho nabamba ngo na Kristo yako ndiho ariko sinjuriho ni Kristo ro muri nge nibyo nkora byose mbikoreshwa nawe rero nuko ngoko aho ngaho Paulo yavuze ashyiramo Kristo kuraho ushyireho abazimu nta muntu wakangara kwandika ibaruwa ivuga ngo ndaguciye ngo uvuge ngo aracyari muzima aramuciye ntabwo bibaho aramujugunya reka mfate urugero nta bantu bumvanye kandi bakomakomeye ari Kiliziya Gatolika muri Kongo na perezida wacu avuga ngo Tshisekedi ntiyatsinze amatora ubu mu Kongo mana ajya hariya ngo ngo perezida ngo kuya kuri yo nebe ko ndagusiribanze ko ari niyo Gatolika yavuze ngo atsinze uriya konkira manitefa yuro kuki itakoze bari wikoze nka kuriya kameme hari protocole ubuyobozi bwose bugira protocole s'il vous plaît ntitukorora ibintu noneho uriya metre washyize iriya kashe urugaga ruhiteruye umwaka ruyibike gutese kashe yanditseho guca umuntu metre ayisinyaho ibyo bintu biri juridique erega metre yashyizeho kashe ni nko kuvuga ngo urupapuro narusomye mbona rushingiye ku ngingo y'itegeko iyi niri ariko nawe yamukubise ingingo z'ibyanditswe asanga nibyo none se metre ajya mu byanditswe ndaguha urugero ubu mbwiye umuntu ngo rize vekire meniance kanseri yawe ndayishiririje mfite metre yateraho kashe kuri ibyo bintu
nabo niyo mpamvu bavuga ngo RGB ntiyari akwiye kubyivangamo iby'imiyoborere yabo. Oya RGB irabashinzwe ariko ibyari zevekire ivanga ibintu ntago yinjira mu nyigisho bashyira ku ruhimbi. Oya ariko iyo bigeze mu kuba nk'ishyirahamwe mutagomba kugira amakimbirane yatuma mu Rwanda. Ariko ubwo amakimbirane muri ADEPR ya Uganda warayumvise, wasomye ku gihura yasoma ureba umwana w'itiko narayumvishe. None se RGB itajemo ahubwo yabikoreye. Erega nimba bavuga ngo bayoboye miliyoni 3 mu Rwanda, nubango ufite igice cyitwa miliyoni 3 ejo zishobora kuzafata imihini zigahondagurana. Kandi ugarana batazi ko harimo miliyari n'imihini bayifata. Ayinya ni hatari. Ari amakimbirane ari Uganda. Iyaza kuba imiyoborere cyangwa se uko Uganda iyoboretse cyangwa iyobowe ari byo biyoboye mu Rwanda, bari gufata imihini bagahondana. Nshaka kubwira ngo kuba ADEPR badafatana amashingo nuko batinya ari ibiri hariya, nyine nuko batinya uburyo iyi systeme n'inzego zayo. Abwati uramutse wigize nabi ni mu mavi ntago barabareka mwigira ibyo mwigire ko ari mirongo mwarenga. Ushatse kuvuga ko baguye bakahagarara muri rya jambo rivuga ngo uvunaguza zamukiye imbere yawe. Hari ukuntu RDF cyangwa se inzego zindi za polisi zihagarara mu murongo uri muri Bibiliya muri Yesaya uvuga ngo uvunaguza azamukiye imbere yawe. Hari aho mwarenga kandi azamutse avunira mu mavi. Hari aho mwarenga zigakorera muri uwo murongo. Niyo mpamvu ubona bamwe bikaruma abandi bakagira gute. Ariko hari ukuntu kera hari umugabo, uriya mugabo waririmbye iriya ndirimbo wari uzi ko ari sogokuru wanjye. Nimuze murebe wacu urukundo rurakeba. Evariste ni sogokuru wanjye. Ni sogokuru wawe se buriya? Padre ariko ava indimwe na sogokuru wanjye. Buriya duhuye musuza nkusuza sogokuru wanjye gutya. Waba havuka nanu biti Nyande. Muze murebe urukundo. Rero hari ukuntu kera wajyaga aririmba muze murebe wacu urukundo rurakeba, noneho yandirimba ikaza kuyoba. Hakagira abatangira gutera muze murebe wacu amoko arakeba. N'inzego zibarya runono zitirera ibyo bintu. Hari urwego rwageraho tukazamukira mu murongo uvuga ngo uvunaguza azamukiye. Nta mikino yabiri, nta mikino yazamo. Byakomeje kugorana. Byagorana. Bibiliya yajyaga Uganda harimo akangononwa, ikabangira ashaka gufungura Mozambique n'ibiki. Zigira inshuti akabamanutse Mozambique nimba atari South Africa hafi hagati y'ibyo bibiri. ADEPR yirinde kuvuga ngo yakorera muri Belgique uko yiboneye, yirinde South Africa, yirinde Mozambique, yirinde Zambia, yirinde DRC, yirinde Burundi, Uganda ho wenda yagerageza. Niretse kwihuta. Mu yandi magambo wananiwe ustabiliza ibyo mu Rwanda. Erega bira bintu kugiye baravuze ngo byasembuwe na ADEPR Uganda. Mu yandi magambo ya ADEPR itagira ishami rya Uganda. Hariho amahirwe yuko uyu munsi umuriro uhari utari ku rwego uriho. Uriya wanditse se ngo ntiyayoboraga Uganda, ngo yarashumbye rya Uganda. Uriya wigeze aho umushumba mukuru w'irya Uganda ryose yararizunguje irya Uganda ryose ngo ntigeze arishumba, cyangwa se yigeze ashumba ariko anarishinzwe si ibintu nk'ibyo ngibyo, anabifite ngo ibarwa yabyo. Nshatse kubwira iki? Nshatse kuvuga ngo nge mbona RGB bajya kujyana na Uganda, RGB yagomba kubabuza kaga ati ntago muragira leadership strong enough. Inzego zanyu ntago zishobora, structure mufite ntago yakakira uburemere bw'ibihugu bibiri. Noneho kiriya gihugu kiri unconflict n'u Rwanda. Burya ibihugu iyo biri unconflict n'ikindi gihugu bina affecting abakristo babyo rimwe na rimwe. Ariko nka za Katolike zo zifite uburyo zibihendoringa. Kongo ikabifitanye ikibazo n'u Rwanda, ariko Katolike ya Kongo n'iy'u Rwanda ntibibeho. Ariko nuko bafite nyine izo structures zifite uko zubakitse. Na Vatican ifite ukuntu ibihendoringa ikabiha umurongo utuma, nk'urugero se abasenyeri ba Kongo bashobora kwinjira muri politike bakaorganiza imyigaragambyo, ariko ntago babyanduza abo mu Rwanda. Nubango Vatican zikubiha umurongo ku buryo nyine agahugu umuco akandi wako. Paul avuga ngo iyo nageraga mu bagira amategeko nitwaraga nagira mu so hari bakeneye kubanza bakubaka inzego z'ubuyobozi, structure iri strong, kandi bakunubaka abayobozi babo bakayubaka bya vrai. Ibyo babura nimba ari n'ubu nararibonye na semina, bakajya baba semina za mezi 6 bigishwa n'abavuye mu Budage, bigishwa n'abavuye muri America, bigishwa n'abavuye muri Australia, bakaza bakabigisha leadership y'amatorero manini. Barangiza none umuntu ugiye kwizamukira muri amaze kwiyubaka
bakajya basa n'abari no kumutoza uko iyo structure ikora, bakagira n'uburyo bagenda bamucisha mu nzego zayo zitandukanye ku buryo amenya uko zubakitse n'uko zikora n'uko zikorana n'amabanga yazo. Mu by'ukuri bazabyubake nk'uko bazi igihugu cyubakika cyangwa se cyubaka, n'ubwenge bisaba, n'ubwonko bisaba. Bareke kumva ngo umuhamagaro, ngo kuko mfite umuhamagaro, ngo kuko mvuga meniyanse, ngo kuko ngo nerekwa. Hari impamvu Mose yabanje kwiga kuyobora kwa Farawo. Amaze kwiga kuyobora kwa Farawo ajya no kwiga kuyobora ibya gikristo imidiyani. Ibyo byose bibiri amaze kubyiga ntiyari yakumvisijwe. Nyuma yabyo nibwo yagiye kumva abona igihuru cyaka kidakongoka. Noneho barashaka gucungira kuvuga ngo gusa ngo nabonye igihuru cyaka kidakongoka. Wamaze imyaka kwa Farawo ntayo, wamaze imyaka imidiyani ntayo, mu bishokoro uraje utujugunye. Wamenye se ko icyo gihuru nacyo cyongeye kuboneka hano icyangugu cyakaga kidakongoka? Oya, ubu haretse. Ariko ADEPR bayiyobora nk'uko Mose yayoboraga itorero mu butayu atarahura, Yetira ataraza kumureba. Donc ntago bafite system na structure. Yetira mugeze aramubwira ati Mose rero wavuye imidiyani ntarakwigisha ubu bwenge. Shaka abantu, shaka abashinzwe ubucamanza, shaka ikimeze nka parliament yo muri torero, shaka urwego ruzakuvuguruza. None se uzaba hano nawe ukuvuguruza? Ntago bikunda. None se bafata imyanzuro yose, reka hagira abandi bayifata, wowe uze bajye baca imanza izinaniranye bazikuzanire. So mu by'ukuri rero nicyo no muri mpuzamatorero byari bikwiye yuko haba hariyo izo nzego zose navuze, iperereza, ubushinjacyaha, urukiko n'ubujurire. Bikaba mu itorero, muri buri torero rifite insengero 10, bikaba no muri mpuzamatorero. Noneho byanananye iwanyu kabango ngo n'abaca imanza ngo nabo barabogama ngo buriya barabahereje. None se nuza muri mpuzamatorero ugasangamo wenda Rutayisire, ugasangamo n'abandi bagabo bihaye bava mu yandi madini manini, bazi uko muri ayo madini iyo afashwe imyanzuro batemeranya nayo bigenda. Uzaza wanditse ibarwa nk'iriya bahita bakubwira ati nubwo mu itorero waba watsinze hano muri mpuzamatorero, kandi ibyo byose bikaba mutarajya muri za ribu, mutarajya no muri media, ukaba unabibujijwe rwose. Ibyo bya media bikazaza ari uko uvuga ngo mu itorero byaranze, muri mpuzamatorero byaranze. Ubwo rero izo nzego zaho hantu zishinzwe gukemura, tubita guca imanza, wibyita gukemura impaka, no guca imanza z'abakristo mu itorero, ariko hagati yabo ntizifunga yego, ariko iyo zigufatiye umwanzuro na hari ugatsindwa ugashaka komeza kubagagarara, wenda bahita basohora icyemezo yuko utenzwe kuko wanze kumvira ubuyobozi, kandi ukabunanze kujya wenda muri mu bucamanza cyangwa se mu nkiko noneho za mpuzamatorero, ugahita uvuga ngo ndahita njya muri ribu cyangwa se ndahita njya. Icyo gihe na leta yakoroherwa ko yavuga ati nimba barokore bazajya bakemura ibibazo byabo hagati yabo, bakabikemurira mu itorero, hakaba mujurire mu itorero, bakagera muri mpuzamatorero. Hari amahirwe menshi yuko bitazatugeraho. Yego, ndumva byaba ari byiza byagize igihugu n'abanyagihugu. Urakoze nawe Apote, kadusoze. Imana iguha umugisha, nabari badukurikiye muhabwa umugisha. Naho Isaïe ni umushumba wemewe, uko yagiyeho biremewe. Wenda yaba ayobora nabi nindisije ukwayo, ariko ntibikuraho ko yemewe kugeza igihe akuriweho. Abari bagize ubwoba, wavuze rero ngo aramuciye, biriya ni nko gutwika. Ni nko ujye kubona abantu bajya baza gutwika. Nase kuri YouTube baciye bake, karana agatwiko. None se agatwiko nyine. None se kuri YouTube baciye bake, umuntu yazaga bati kana kanye ndamuciye na kana kandamuciye. Pastor Mutesi ntago ari umuntu kubera yuko wabonye bitarakozwe. Nawe bigeze kugufungira ituro. Oya, ndikubwira ngo ibyo bikarase mu rwego rumwe ntacyo bivuze, ntacyo bimara, ntacyo bikora, biba biraho gusa. Ni nkuko nanjye nahagarara hano ngo ariko uzi n'ikindi ngo Biden mukuye ngo kuyobora muri Amerika, koko urumva bibufate? Yego urabivuga, wenda barana breaking ibinyamakuru bivuga, ariko se urumva ko yari bifata? Reka gatwiko katinjiza. Wenda we muri warati nshingiye ko nahamagawe yabyumvise nabi. Biriya ni nko kwigira kora, kandi buriya bakora iteka bagira abajya inyuma. Yego, buriya amaze gukora kiriya kiganiro abantu bamwandikira bati turakwemeye, bakanamwereza momo bati natwe tukuri inyuma nuko twe tutabivuga, ariko komeza umuco, komeza cyane. Ariko uko byamera kose ntago Imana yabajya inyuma, ntago Imana yajya inyuma
y'igice kigumuye. Imana ijya inyuma y'ibintu biri mu murongo muzima byaba bifite n'ukuntu bitameze neza ikazabigorora, ariko ntabwo ijya inyuma y'abigumuye. Niyo mpamvu Dawidi yanze kwica Sawuli, akavuga ati ariko nimba yarambwiye ko nzamusimbura kitamubuze, katananiwe kunyerera muri dushe ngapfe, ibi n'ibindi. Kabiri, nimba Isaïe yarabengutswe na RGB, wowe wakiyubatsemo karite zituma hejuru ya karite z'uko hari wigeze wango ngo ntago ngo yarushaga abantu gukundwa mu itorero. Okay, voilà. None ubwo rero warukunzwe mu itorero, sibyo? Warukunzwe mu itorero. Ubwo ibindi kuvuga ko nabyumvanye bitwa gatetegarika, twari turi mu kiganiro ahantu hamwe kuri Radio 10. Ariko amwani bimwe bya ndabyumva, ariko perspective uvugiramo niyo mvugiramo biratandukanye. Wihangane, dukora ikiganiro kiza kandi umuntu w'Imana arakijijwe. Ariko noneho nubango ntabwo uvuga ngo umuntu ngarakunzwe mu itorero gusa. Hari impamvu Gatolika idashaka ukunzwe muri Gatolika gusa. Hari n'igihe usanga umushumba bakize wenda muri Gatolika batari banamukunze cyane cyangwa se banamuzi, ariko barebye ufite izo kriteria za kiyobozi, babona ari kambanda ku waba cardinal cyangwa se waba archbishop kazana na cardinal birangije. Ariko ya mazina atatu bayahaye leta y'u Rwanda iravuga ngo muri aya mazina atatu duhisemo rino. Rero abo bantu barimo barevandika ngo twe tuba tubona uyu ari we wakabikoze kurenza uyu. Abo bantu kuki batujuje ibisabwa byakabaye bishumba idini rinini nka ririye? Kuki batagaragara mu mboni za RGB ngo nabi babaye ngukwe? Kuki nyine bagira popularité yo mu bakristo gusa, ariko ntibagaragarweho n'izo criteria zindi n'izo ndangaciro zindi kandi nazo zikenewe? Mu by'ukuri rero navuga ngo turakomeza dusengera ADEPR, turayikunda, turayubaha n'abakristo kandi ariko niba tubaka inzego bizahora ari kuriya kugeza Yesu aje. Niba tubaka inzego uwazaza kuyobora wese bizamugora. Urakoze cyane Apotre. Murakoze. Imana iguha umugisha, nawe wari udukurikiye habwa umugisha n'Imana. Kandi mumbwiye ngo mufite inzego, izo mufite nyine ntizihagije. Donc nubango mukeneye kureba andi madina manini nk'iryo, mukareba inzego zabo textual namwe mukazubaka. Kuko nujya kubira uzasanga nge nagiye kureba ndeba iyo Church of the Nazarene iba mu bihugu 137 mwe muri kimwe, ariko wenda mushaka kumunganya umubare w'insengero n'ugwenda zose ziri ahantu hamwe wenda cyangwa mu bihugu bibiri, Uganda n'u Rwanda. Noneho ndeba nizanyo nsanga harimo ibyuho nka 800. So mu by'ukuri hakaba hariho urwego kira cyemezo umushumba gifata, urwo rwego akaba rwo ruza kuvuguruza icyemezo cye, cyakaba ari rwuri yaregera, rwa rwego rukakivuguruza cyaro kamubwira ngo nubwo waje kumurega icyemezo yafashe nicyo, cyangwa se ni urwo rwego rwakanga ukajya mu bujurire, byakanga ukajya noneho muri izo nzego za mpuzamatorero. None inzego za mpuzamatorero akaba arizo ziza noneho kwinterveninga mu buryo kandi nabwo bwagerenwe bwashyizweho. So harimo ikibazo, harimo leadership crisis. Ndumva araho nasoreza. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka ku Mana. Shalom, bye.